Iyi ni Urumuri TV 20. Hari ibintu bibiri rero tugiye kuganiraho. Dore ibintu bibiri udakwiye guha umwanya wawe. Icya mbere, kuyoborwa n'inshuti yawe. Iyo uyoborwa n'inshuti yawe, akenshi ntabwo ubimenya. Ariko hari igihe ubimenya nyuma igihe cyaratakaye, mbega cyaragusize. Hari nk'ukuntu inshuti yawe iza ati uyu munsi tugiye gutembera mu isantire, mukagenda. Hari aho nenda kujya mukagenda. Ariko iyo inshuti yawe ikuyobora, nta mwanzuro n'umwe ujya wifatira, usanga akenshi ariyo igufatira umwanzuro. Kenshi wenda hari abantu byaba byarabayeho, sinzi nawe ureba iyi video cyangwa se urimo unyumva niba byaba byarakubayeho. Ariko kenshi usanga bamwe hari ikigare cyiza n'ikigare kibi, ariko ugasanga nk'inshuti yawe irakubwira ati tugende tujye gutembera, mukagenda. Namara kugenda noneho ati tujye kugira icyo dufata, mukagenda. Nyamara wa wundi nubwo ari murimo akubwira ngo tugende ukagenda utabanje no kubitekerezaho, ariko kenshi uba uzasanga rero bizagiraho ingaruka mu nyuma. Icyo ngushishikariza rero ni ukubanza ukitekerezaho, ukareba koko ese niba inshuti ngendana nayo ni iyihe. Ni cya gihe uzasanga imico ya wa wundi ko yakakuyobora ugasanga niyo yakubase kurusha ko wowe wakifatira umwanzuro wawe. Ndagira ngo rero wowe urebye iyi channel yacu Urumuri TV 20 bwa mbere, cyangwa se uyikristeho bwa mbere, ndagusabye ukore subscribe, like niba wayikunze. Niba utayikunze kore kuri hahandi kamanutse, niba utayikunze. Ariko niba wanayikunze nanone ukore na share igere ku bantu benshi. Ariko icyo nakubwira cyo, inshuti mbi irayobya kandi nta kintu yakugezaho. Muri ibi bintu bibiri rero turimo tuganiraho, icya mbere nicyo turiho, ariko ndagira ngo bwose ubyumve neza kandi ntimunyumve nabi. Inshuti rero, inshuti nziza ni inshuti ikujyana mu bintu ubona bigufitiye umumaro kandi ntigutegeke icyo ugomba gukora. Inshuti nziza ikugira inama mu byo witekereje, ntabwo ari ikugira inama mu byo ugomba, cyangwa se ntabwo igutegeka icyo wowe ugomba kuba wakora, kuvuga ngo ugomba gukora ibi. Oya, ibyo kuri njye ntabwo ari uko mbyumva, numva yuko aribyo byaba aribyo byiza kurushaho. Ikindi, kubera ko wemeye kuyoborwa n'inshuti yawe, izakubyazamo umusaruro kubera ko ibyo ikubwira byose ubyemera. Icyiza rero ni uko wakurikiza ibyo ubona bikubereye kandi wabanje gutekerezaho neza. Nibyo bifite inyungu kurusha ibindi byose by'umuntu yakubwira ngo ndashaka ko ukora icyo ukagikora wiruka utabanje kureba ati se njyewe njyewe ari kunyobora cyangwa ndi kwiyobora. Rwose kora subscribe kugira ngo video ngenda nkora zijye zikugeraho. Kandi wowe ukireba iyi video kandi ukiyikurikiye, mbwira muri comment uko urimo byumva, ndetse niza kurangira uze kumbwira uko wabyumvishije, ubimbwire muri comment. Tugiye kujya rero ku kindi cya kabiri. Icya kabiri, kutigirira icyizere. Iyo utifitiye icyizere burya uba umeze nk'umuntu utakiriho, kuko ibyo ukora byose uba umeze nk'uwihebye, ndetse ugatangira gukora ibintu by'ubwihebe, ukumva yuko sosiyete ikwanga kuko nawe uba wariyanze, nta cyizere uba wifitiye. Ni cya gihe usanga umuntu yishora mu bintu nk'ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bintu bituma amera nk'umuntu wihebye. Niyo mpamvu rero kutigirira icyizere ari bibi cyane kandi byangiza ubuzima bw'umuntu. Iyo wiyizeye uba ushoboye byinshi kandi uba ufite ejo hazaza. Ntabwo wagira ejo hazaza warihebye ndetse nta cyizere wigirira. Icyo rero nagusaba ukwigirira icyizere, ndetse ugakomeza ugakora subscribe utarayikora,
ndetse ugakora na like niba wayikunze, ukanambwira muri komenti uko wabyumvise, kugira ngo ejo n'ejo bundi bintere imbaraga y'uko ibyo nkora muri kubibona, hanyuma ngakomeza nkabakorera utundi nk'utu ngutu, cyangwa se niba ubona hari ibyo nakosora ukambwira muri komenti, ndetse ukanabisangiza abandi kugira bibagereho nabo, iri somo cyangwa se ibi bintu bibiri nabyo bibashe kubageraho, byabagirira umumaro cyane ejo hazaza, ndetse tukubaka igihugu cy'ejo hazaza kandi cyiza. Ndagira ngo mbashimire, nshimire nawe ukomeje kunkurikirana kuri Urumuri TV 20, ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Ndagushimiye cyane.